Iriwe neza nshuti za Meja Crypto, uko bimeze rero uno munsi tugiye kubikura izo bita Syria tuzishyira muri MetaMask. Ababizi abakoze Syria igihe kirekire nicyo gihe kigere ngo tubikure. So uko bimeze rero ubu ngubu igihe cyageze, ngiye kubereka step by step uko wabikura ukazisanga muri MetaMask. Igihe cyo kuba twazijyana ku isoko kuzigurisha nikigera tuzajya kuzigurisha. So icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukaza muri group tukabanamo, aho uzajya umenyera amakuru yose. Ahandi wakura link ni muri description, aho uri bwasangemo link uri bwakoreshe wifashisha uclaiminga token zawe zose ziri muri Syria. So uko bimeze rero, turatangirana na MetaMask nk'uko bisanzwe. MetaMask nimba utayifite wese ubwo ntabwo uri umu miners. So uko biri dore ngiyi, nimba utayifite urajya kuri Play Store, wandikemo MetaMask. Dore ngiri ijambo ukuntu ryandikwa, urikandaho. Tugenda nubwo tuyapudetinge, turindire. Mbibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru, kandi no kunzogera kugira ngo uzajye ubonera amakuru ku gihe. So turakanda open nk'ibisanzwe. Mbibutsa nimba udafite MetaMask, wayidownloadinga ukaba uyibitseho za passphrase ukazibika ahantu kure y'amagambo 12. So ngiye nkoresha fingerprint, ayishyiramo, turindire. Ikindi abantu utabana muri groupe niho ubundi ugomba gucikirwa amakuru, ariko byaba byiza wabana natwe muri groupe kugira ngo uzajye usobanukirwa buri kimwe cyose uko kigenda gikorwa. So uko bimeze rero, tubanza twinyabye muri groupe, tuzane link yo guclaiminga. Sorry gatoya, tuzane link yo guclaiminga. Dore ngiyi ni iyi ngiyi nayibahaye mu kanya. Sorry gatoya. Dore ni iyi ngiyi. Uko bimeze munyihanganire ndwaye ibicurane, byanyatatse gusa, ariko turakomeza tubane nk'uko bishoboka, nk'uko Nyagasani abinshoboje mugende musobanukirwa. So twagiye dufungure MetaMask nk'ibisanzwe. Kanda subscribe nyabuna, kanda subscribe uzajya umenyera amakuru ku gihe igihe twauploadinze. Wibuke kureba description, muri description urebemo link joining na group, naho uzajya umenyera amakuru, kuko hari amakuru tutajya twauploadinga. So turaza dukanda hano kuri discover cyangwa se browser ya MetaMask, kandeho aha. Indire. So uko ubireba njyewe rero yari irimo gusa, ariko ahantu uraza hano ibyo usangamo byose ubisibe, ukandeho. Urareba yari irimo gusa, ariko uraza ukandemo, uyipestingemo, urakandaho cyane pasting, and then uze ukande kuri kano kantu. Ukizamo dore barakubwira ngo connect now, ukande connect now. Uhitemo iyi MetaMask, ntuhitemo iyi, uhitemo iyi. Okay, deja byabaye connected, uri kubibona ko ariko bahise batubwira. So uraza ukande hano
urebe token zawe, uzukande claim dashboard, turindire tujye twikozeyo turebe, ntabwo twari twakanze neza. Claim dashboard, manuke tujye tuzamuke turebe. Hano handitse 0 niho waba ari token zawe baguhaye, so uraza mpaka reba token zacu dayari ngizi twebwe bazitweretse ni 570. Kugira ngo claiminge ndaje ndabakorera video y'uburyo wishyura ama BNB asigaye. Kuri ama BNB niyo wifashisha claiminga. So ciao, ndabakunda.